rero mwene data nagira ngo nguhumurize, birashoboka ko nawe waba uri mu gihe kibi, birashoboka ko waba waratakaje ibyiringiro, birashoboka ko amarangamutima yawe yaba yarasenyutse, birashoboka ko waba uri mu bibazo bigukomereye, ureba ukabona nta nzira zo kubisohokamo, ureba ukabona ntuzi uko bizagenda, ureba nawe ukibaza uko bizagenda ukakubura. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu ajya asura abantu mu bibazo byabo. Imana ishimwe. Muraho neza bene data, nanone dufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni umwanya tujya tugiraho kuganira umwanya mutoya ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi uduhaye bwo kugira ngo tuganire n'abantu bawe ku ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo iri jambo rishyigikire, rigire imbaraga cyane muri uyu mwanya, kandi uryumvishe wese rimufashe, rigire icyo rihindura, rigire icyo ryubaka mu izina rya Yesu. Turinginze kugira ngo imbaraga zarirwanya ziburizwemo mu izina rya Yesu, ahubwo gukora kwawe kudasanzwe kuriherekeze. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice byaho 7, dusome umurongo waho wa 11 tugeze ku wa 17. Haravuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana, bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana ishimwe. Dusomye aya magambo, iyi nkuru nziza itubwiyemo ibintu byinshi tugiye kuganiraho. Nabihaye umutwe uvuga ngo Imana igusure mu bibazo byawe. Imana igusure mu bibazo byawe. Hanyuma iyi nkuru itweretse ibintu bibiri bikomeye kuri Yesu. Itweretse impuhwe nyinshi yagize, inatweretse kandi ubushobozi yagaragaje kugira ngo azure. Hanyuma iyi nkuru itubwiye ibibazo bikomeye uyu mupfakazi yari arimo. Uyu mupfakazi yari afite agahinda kenshi gakabije mu buryo twebwe tutabasha kwiyumvisha, kuko iyi nkuru itubwiye ko yahuye na Yesu ajya hehe. Ntabwo yari atembereye, ntabwo ari ibirori yari agiyemo, ahubwo yari aherekejwe n'abantu benshi agiye gushyingura umwana we w'ikinege yari afite. Bivuze ngo uyu mupfakazi icya mbere yagize ibyago byo gupfusha umugabo. Twese turabizi uburyo gupfusha bibabaza, gupfusha kubura umuntu ukunda, umuntu wawe, ni ibintu bitugora, ni ibintu bigorana, amarangamutima yacu arahasenyukira. Ni ikintu gikomeye cyane tutabasha kwihanganira. Hanyuma icyo cyarabaye, ntago Bibiliya dusobanuriye igihe byari bimaze abuze umugabo we, ariko kitweretse nuko uyu mwana bigaragara ko cyangwa bishoboka ko yabyaranye n'umugabo we wamaze kwitahira, nawe yarapfuye, ari we mwana wenyine afite.
bivuze ngo yari ari mu gahinda kenshi gakomeye, yari afite umubabaro mwinshi byagorana kuwusobanura, yari afite amarira menshi bitewe n'iki gihe yari arimo. Hanyuma Yesu nawe batubwiye ko yari arimo yigendera, ageze hafi y'uyu mudugudu ku irembo ryaho, umudugudu witwa Nayini, ahita abona abantu benshi barimo aba bari bikoreye umubiri w'uyu muntu bagiye kuwushyingura. Ngo Yesu ikintu cya mbere cyamubayeho, ngo yamugiriye impuhwe nyinshi. Imana ishimwe. Aramubwira ngo wirira. Buriya abantu bari kumwe n'uyu mupfakazi birashoboka ko ntako batari bagize, bamwihanganisha, bamubwira bati komera, pole n'andi magambo yo guhumuriza. Ariko Yesu we ntabwo yazanye ihumure gusa, ahubwo yahise agerageza no kugira ngo uyu mubyeyi watakaje ibyiringiro, uyu mubyeyi wabuze aho areba, wumva isi yamubanye nini, yakoze ikintu gikomeye kugira ngo umutima we yongere awugarurire ibyiringiro cyangwa ibyishimo, yongere afate amarangamutima yasenyutse ayasane. Aramubwira ati wirira. Arangije ngo akora ku kiriba cyangwa ku mubiri bari bikoreye cyangwa bari bahetse bagiye gushyingura, abwira uwo mubiri, awubwira ngo muhungu ndagutegetse byuka. Umuhungu ahita azuka. Imana ishimwe. Bivuze ngo uyu mubyeyi wari wabuze aho areba, wari wabuze ikindi kintu wumvaga atazi ibyo arimo kubera umubabaro mwinshi, yagiriwe neza mu buryo atari yiteguye. Mwibuke turi ku mutwe uvuga ngo Imana igusure mu bibazo byawe. Imana igusure mu bibazo byawe. Mwene data, hari igihe umuntu agira ibibazo bikamukomerera, bikamugora, akagerageza gushaka uburyo yakwikura muri ibyo bibazo, bikanga. Agashaka abantu bamutabara, bikanga. Tujya tubona abantu biyahura. Buriya umuntu wiyahura, hari igihe abantu bakoresha imvugo mbi, ukumva umuntu aravuze ngo wiyahuye ngo nuko yari ahaze. Nase umuntu uhaze ariyahura? Ahubwo ibibazo biba byamurenze, yarebye akabona isi kuri we yabaye nini cyangwa yabaye ntoya, akabona nta kindi gishoboka usibye kuyivaho. Rero mwene data, nagira ngo nguhumurize, birashoboka ko nawe waba uri mu gihe kibi, birashoboka ko waba waratakaje ibyiringiro, birashoboka ko amarangamutima yawe yaba yarasenyutse, birashoboka ko waba uri mu bibazo bigukomereye, ureba ukabona nta nzira zo kubisohokamo, ureba ukabona ntuzi uko bizagenda, ureba nawe ukibaza uko bizagenda ukakubura. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu ajya asura abantu mu bibazo byabo. Imana ishimwe. Yesu iyo yagusuye ahava bikemutse, ahava bigenze neza. Imana ishimwe. Ahava ibintu byemeye, ahava ibintu bigiye ku murongo, ahava ibintu byapfuye bizutse, ibintu bitari bifite ubuzima byabuze ubuzima burundu bikongera bikabona ubuzima. Reka nkubwire ngo Yesu aze mu byawe. Imana ishimwe. Biriya utagira uwubwira, biriya utagira uwuganyira, ubona byarangiye, Yesu agusura bikemure. Tugiye gufatanya gusenga, dutumire Yesu agusure, ahagere, arebe impamvu urira, arebe impamvu ubabaye, kuko we si ngombwa kuyimusobanurira. Uyu mupfakazi nta nubwo iyo Yesu amubaza ngo byakugendekeye bite, byari no kumugora kumusobanurira agahinda ke, kuko Yesu aba yabibonye. Yesu rero agusure, kuko ntabwo azakugora ngo umusobanurire, azaba yabibonye. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza, ni wowe ujya wumva cyane umubabaro duhura nawo mu isi, w'ibibazo, w'ibidukomerera, w'ibitugora. Ntabwo tushobora kugusobanurira uko bikwiye,
umubabaro wacu, ariko kandi ibisobanuro byacu ntago byaba bihagije kuko uba wanabibonye mbere y'uko twabikubwira. Niyo mpamvu dusabiye mwene data wari uteze amatwi iri jambo ryawe, wahuye n'intambara z'uburyo butari bumwe, wakomerekejwe n'ibyo yaciyemo, ubabajwe cyane, utewe agahinda n'ibyo arimo cyangwa yanyuzemo. Turamusabiye kugira ngo umusure, turamusabiye kugira ngo ujye mu bye kandi ubigenze neza, ubikemure. Urakoze ko uremye amashimwe, urakoze ko hari ibyo ukoze, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.